Ndabasuhuje. Mbere yuko ugenda utarangije iyi video, ndakwinginze banza wumve kandi utekereze ibi ngibi. Ubyuka kare kurusha benshi, ukora amasaha menshi, ugakora utaruhuka. Ariko igihe ugerageje kureba umusaruro, ugasanga nta cyahindutse. Winjiza amafaranga ariko numenya naho anyuze. Umwaka urarangira, ukongera ugatangira urugamba bundi bushya. Ese ikibazo nuko utakoze bihagije cyangwa se hari ikindi kibitera? Hari abantu bakora cyane kurusha abandi bose, ariko bagakomeza kuba abakene. Si ukubera ko ari abanebwe, si ukubera ko badafite ubushake, ni ukubera ko bakora nabi aho gukora neza. Ukora umunsi wose ariko ejo hakamera nk'uyu munsi. Ugakora ukwezi kose ariko imyaka igashira nta kintu gifatika wigejejeho nk'abandi bose. Ibyo bituma wibaza uti, ese koko gukora cyane bifite akamaro? Ninde unera umwaku? Ese kuki abandi batera imbere ngewe nkasigara inyuma? Ukabona abandi bafite amahirwe ariko ukibaza impamvu wowe ubura ayo mahirwe. Ariko reka nkubwire ukuri, ubukene si ukubura imbaraga, si ukubura akazi, si ukubura amahirwe. Akenshi ni ukubura icyerekezo, ubumenyi n'imyumvire ikwiye. Hari abantu bakora cyane ariko bagakora badatekereza. Bakora uyu munsi bakibagirwa ejo. Bakora kugira ngo babone amafaranga ariko ntibazi uko ayo mafaranga akora. Bakora ubuzima bwose ariko ntibigeze ku byo bashaka kugeraho. Uyu munsi ntitugiye kuvuga ku kunanirwa, ntitugiye kuvuga ku kubura amahirwe. Tugiye kuvuga ku mpamvu nyakuri zituma abantu bakora cyane ariko bakaguma mu bukene. Niba wumva ko ukora cyane ariko ntutere imbere, niba wumva ko hari ikintu kitagenze uko wagishakaga, iyi nkuru ni iyawe. Ikaze mu kiganiro. Ikintu cya mbere kigaragaza ko ukora cyane ariko ntutere imbere harimo gukora utazi icyerekezo. Gukora cyane utazi aho ujya ni nko kugenda utazi iyo ugana. Kabiri, kubura ubumenyi n'imicungire y'amafaranga. Amafaranga adafite imishinga agenda nk'amazi buhoro buhoro. Gatatu, gukorera amafaranga aho gukorera ejo hazaza. Benshi bakorera amafaranga yo kurya uyu munsi, ntibatekereze ejo hazaza uko hazaba hameze. Kane, kutizigama. Utizigama ahora ari imbata y'ibihe bikomeye. Gatanu, kubura intego zigaragara. Iyo nta ntego n'imbaraga zipfa ubusa. Gatandatu, gukora akazi kamwe igihe kirekire utiga ibindi. Isi irahinduka ariko bamwe bagahagarara aho bari. Karindwi, gutinya guhindura ubuzima. Ubwoba bwo guhinduka butuma umuntu aguma mu bukene. Umunani, kutiga ibijyanye n'ishoramari. Amafaranga atabyazwa umusaruro arashira vuba. Icyenda, gukoresha amafaranga yose winjije. Nta kintu na kimwe gisigara ngo kikugoboke. Kugendera ku marangamutima mu gufata ibyemezo. Ibyemezo byihuse biganisha ku gihombo. 11, kubura icyerekezo cyo kwiteza imbere. Iyo utizera ko wabishobora nta nubwo wabigeraho. 12, kwitandukanya n'abantu bagufasha gutera imbere. Abantu dukorana bagira uruhare runini mu buzima bwacu. 13, kwanga inama. Uwumva ko azi byose ntatera imbere, kuko gutera imbere bisaba kwiga ibintu bishya. 14, gukora byinshi bidafite agaciro. Si uko ukora byinshi, ni uko ibyo ukora ahubwo bifite agaciro. 15, kubura disipurine. Amafaranga akunda abantu bafite gahunda. 16, kutamenya agaciro k'igihe. Igihe gisesaguwe ntikigaruka. 17, guhora witeze gufashwa n'abandi. Gukiza ubuzima bwawe ni inshingano zawe. 18, gukora utazi agaciro kawe. Uwiyitaho gake n'abandi bamwitaho gake. 19, kutagira gahunda y'igihe kirekire. Ubukene bukunda abantu babaho uyu munsi gusa. 20, guhora mu madeni adafatika. Amadeni menshi atuma ucika intege zo gukora. 21, kutamenya uko amafaranga akora. Amafaranga ni igikoresho, si intego. 22, kwitandukanya n'inyigisho z'ubuzima. Kutiga ni uguhitamo kuguma inyuma. 23, kwitandukanya n'icyerekezo cy'iterambere. Iyo udafite icyerekezo, abandi bagukoresha mu cyerekezo cyabo. 24, kwihanganira ubuzima butagutesha icyubahiro. Kwakira bike bigutera gutinya byinshi. 25, kudatekereza kwigira. Kwikura mu bukene bitangirira mu bitekerezo. Mbere yuko ugenda utarangije iyi video, ndakwinginze banza wumve ibi. Tekereza ku buzima bwawe, tekereza ku mbaraga ukoresha buri munsi, tekereza ku masaha ataba ari kutanga. None si ibyo ukora bihindura ubuzima bwawe cyangwa bihora bikugarura aho wari uri mbere? Ukuri ni uku, ntabwo ubuzima bugira impuhwe ku muntu ukora cyane gusa.
ubuzima buhemba umuntu ukora afite ubwenge ndetse n'intego. Ntukomeze kuba imbata y'akazi kagutwara imyaka yawe yose ariko ntigahindure icyerekezo cy'ubuzima. Ntukemere ko imyaka igushirana utarubaka ejo hazaza hawe. Uyu munsi ntabwo ukeneye kongera gukora cyane, ukeneye gutangira gutekereza neza. Tangira wiyubake mu bitekerezo, tangira wige uko amafaranga akora, tangira wiyizere, tangira ufate inshingano z'ubuzima bwawe. Nta muntu uzaza kugukiza, nta mahirwe azagukiza, nta bwishingizi bw'ejo hazaza uzahabwa n'akazi gusa, ni wowe. Icyemezo ni icyawe. Uyu munsi ushobora gukomeza uko wari uri cyangwa se ugatangira urugendo rushya. Hitamo kutaba umuntu ukora cyane gusa, hitamo kuba umuntu ukora agatera imbere. Ejo hazaza hawe hatangira ku cyemezo ufashe uyu munsi. Ndagushimiye wowe ugeze ku musozo w'iki kiganiro. Niba utarakora subscribe, uyu niwe mwanya kugira ngo uyikande, bityo ibindi biganiro bitazajya bigucika.